akinjira mu nzu ijambo nibuka rya mbere yambwiye yaravuze ngo erererererere ngo ariko mwaribonye koko uzi ko n'uwabaha umwanya no mu nzu nikangamo hanyuma urumva umwuka ntago ari mwiza bitewe n'uburyo bimezemo ariko hanyuma abafashe ka kadobo manitse amaboko ndi imbere y'Imana n'imbere ya kamera ndimo ndavugana n'isi iki kintu rero nicyo cyari cyarangoye ubundi nicyo cyatumye ubu buhamya butinda gusohoka kuko iyo nakigeragaho numvaga ari ikindi ka kadobo yaragafashe aravuga ngo findi girwa na swararoga azincurika mu maso niba mbeshye Uwiteka amane ubugingo ntazabume ko nicyo kintu naharaniye kuva ndi uruhinja ambwira ijambo rikomeye arambwira ngo ndakubahutse by'iteka sinzongera kukubaha agaciro wari ufite imbere yanjye kararangiye ndi imbere y'Imana n'abantu malaria yahisikira inkari zishoka mu mutwe no mu maso yewe ngize ikibazo mbise ni po yewe ngize ikibazo ntabwo ikibazo ngomba kuza mu ntere kamera nanda ariko twashakanye ko hari ikibazo twagiranye wumvise ahubwo yewe kure ko hari abo mfatanyije umwuga nabo yego ngomba kujyamo nkagira abamfasha kugira ngo bazi baduhuze ibyo byo birashoka kuko nta wigira yego ariko dura amakosa dukora kubera ko nge mfite izindi nyungu ikibitsanyo cyayo ikaguhamagara ngo mwana wanjye genda unkorere uvuga ineza wambonanye kuko nakugiriye neza tewo nta muntu Imana idafite aho yakuye ariko akanya gato gusa ngo Efraim yivanze n'amahanga Amerika imvi z'urutarutaro ugasanga umuntu ari ivanze navuze ngo ingendo y'undi ravuna gumuko wahamagawe byanze bikunze iyo utabashije kugenda ukwawe ngo umenye uwuriwe ibintu biragufana kandi nibicamo akaguza mu benuru uzamutikure ngeye rwose ntugire ikibazo sawa bihorere bakomeze biyabize so umuntu se barabona riribuye itameneka cyangwa nibuye ritameneka niba kwihorere wigeragereza bwira umuntu icyaha ninge bizabigizeho urubanza ariko nubwira umuntu ko azapfa niba yanze kwihana nta mporo umunyabyaha ni kuwiteka avuga two kubeshya abantu ko gutagatifuza ibintu bidahari two guhesha umugisha abantu badahari nepo uzi ko abantu bajya gusezerana ngo babahesheje umugisha nta mugisha uhari hari umuntu wabona ukabona n'umukozi Imana cyangwa se umukozi Imana n'urugero nguhaye ko Amadebora ashaka kuza ntitira uko ari umuntu utigiswa na malaria hari n'utigiswa nuko yanahaze hari n'utigiswa n'umwuka nta wamenye ibitigisa umuntu sibyo nyahunda kubivuga sibyo ko nabonye musengero nkunda kubwiriza mu musengero ukahishurirwa ukabona umuntu arimo arabyina cyane aho ukabona ni daimon yaje kurangaza no suko arimo abyina ahubwo yatumwe sibyo rero abantu Imana basenga Imana niwo muti nababwira basenge bo kwiringira Imana muri gihe nge natanze urugero sinatanze abandi bagahita aciye ubusama agahita yisangira kwande agahita yisangira Amadebora bazi kurerembura neza reka nitangeho urugero sibyo ariko kana gakomeza kambara kora komeza kambara karuvati none akaba afite nabandi bamushigikiye wanyumvise kuko nge nintandukana n'umugabo wanjye nta kibazo mfite barunaka bazansezeranye turimo turabibona wanyumvise nta mategeko abihana kuko abantu barabitagativuje ariko reka tubabwire ngo wabitagatifuza mu isi ijuru ntabwo ari akajagari Imana muvugana Imana imuguhishura kuko Imana hari ikintu itajya yihanganira ntabwo ijya yihanganira amasega mu ntama wakoreye Imana neza nepo ukabaho uri umukristo neza ushaka Imana ntabwo Imana yakemera ko mama Debora azaka kuguteka imitwe ngo ryo twawe byanze bikunze Imana ikoreka akantu cyangwa akagira akantu kabamo ugahita untahura mu mivugire wanjye wantahura hari ahandi hantu wansanga byanze bikunze Imana ntabwo yakemera yuko ngucoca ndeba mutubwira abantu ngo nibegera Imana basenge neza haracyariho ibihumbi 7 itapfukamira bayari yego ukuri niba nagize n'umuntu wimuha wisenya umuntu mwabyaranye wimuvuga nabi niba mwunashwanye ni mubifura sibyo nepo buriya hari ikintu twibaza buriya ku bantu cyane cyane bashakanye buriya iyo umwapfu yagiye cyagiye isanduku iri imanuka ijya mu mva urimo mumanura burya urupfungo ruza ku muntu ushaka kuza nk'uko yenda nk'umugabo wanjye yewe ndamutse nge mpfuye
kwa kundi barimo wamanura buriya urupfu umugabo wanjye yarwumva kuko naba ngiye, ariko biragatsindwe n'Imana kuba iherezo ry'ubuzima rirangiye ugasigara wibaza ngo ngiye ngo nandaritse runaka, wamwihoreye cecekereye Yesu azaguhoza amarira. Ariko kuza umuvuga ko shomete umwangije ngiye nabonye no kugira ngo bano bagabo baza kuvuga abagore babo no kugira ngo yari indwara pe. Urumva hirya naciyeyo ngo ngo nta nuko byagenze, nkaho yakaje yinjiye mu rugo saa 11 n'igice, saa 12 ntafasha kawumati. Rero ni ibinarahiye wenda afata gatorosho cyane ko nta n'ibyari bikomeye, ahanagure hirya afate ka kadoba kajyana ngo rererererere. Yahise asohoka ahagarara mu miyenzi kuko nari nakuyeho rido, murebera mu birahuri. Mu mpano ngira no kumva ibiri kure bibamo, ushobora kuvugana nanjye nkwegereye sinkumve, ariko amatwi yanjye ushobora ku epfiriya ukavuga nka kumva. Ajya kuri telefone, mwibuke Airtel zabaga zifite icyuma ku matushi, niyo yari afite. Avuga inkuru, none ga amatwi wenda numve ko ahamagaye mama cyangwa mushiki wanjye. Numva sinzi uwo ari kubwira ngo ngo wareba ngo mva usinzi hubwa impamvu atahitumye ngo usunguye inzu ngo ndayiraramo ngo se ngo kiriya cyumba ngo ndakiryamamo, ndimo ndamwumva. Yinjiye rero nifuza ngira amatsiko yo kumenya umuntu bavuganaga, mu yandi magambo ninde yabwiraga ibanga ry'urugo. Hanyuma ndamugani ma telefone, arambwira ngo mu bishyingiranwa iyi telefone ntago yajemo, ni nguzi n'ibindi ngo reka ubundi akabi kajya habona. Ariko nge musingira akaboko ndamugani ma telefone yandi y'abagabo nyine yandigabo, ma telefone ndeba umuntu mwavuganaga. Uratinyuka wowe, iri ni ishano wagushije ku buryo ujya kumururiza. Ararakara namwe uzi ko bunayikubita ku gikuta nkayiriha. Kandi koko buri cyambere mwabyara cyangwa mwana banye nta bintu bitaba byiza wabigize byiza. Ibyo byo ntago nzajya kubeshya abantu ngo mbebeshye ngo Imana ngiye niyo umuntu aje kumbwira ngo ibintu byacitse, kora ko numva Yesu ukora kuko namubonye. Sinkubwira ngo ibintu byanze uyu munsi nibwo bitameze neza ariko bijo bizamera neza, sibyo? Ariko sinkubwira simpita nkurera ngo byanze. Ubwo ni ikirere cyanyegewe nkureramo kanjye mama Debora kuko Imana narayibonye. Hanyuma abarampamagaye, urumva n'intambara ninjiyemo ariko zitagira icyo zegeze intwara. Niba ngiye nkorera umurimo w'Imana unezeza Imana ntacyatuma itanezeza. Ibi byo kuvuga ngo barabajyana muri ribu n'ibiki byose nakura muri rya jambo rivuga ngo Zaburi ya 91 uba mu rwisho rw'isumba byose. Mbasuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ndetse n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Mwese mukurikira ibigana byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana ibane nawe kandi umugisha w'Imana ubumeho mwebwe n'abanyu. Hafi na kure mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze nk'ibisabwa mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni pavugana kuri mikoro ndi kumwe n'umubyeyi mukozi w'Imana. Si ubwa mbere mubonye ni umusangwa. Reka muhe ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni umwe mu bagore bavugisha ukuri batajya baca ukuri ku ruhande. Tugiye kuganira mu kiganiro cyacu rero kugira ngo tumubaze bimwe na bimwe twibazaho cyangwa se mwibazaho aduha ukuri kwabyo. Ko kantura ndumva aricyo tugiye kuganira mu buryo bw'atajya ngo ko kantu, ariko nuko reka mwikaze kandi nubwo ndeba ariko urasa neza by the way. Rakoze. Ndagusuje mu izina rya Yesu. Amen. Na mahoro. Ndashima Imana. Mama Debora. Bashima Imana cyane. Uri kwisigaye amavuta mama Debora. Ntayo ni Yesu uba wampisha.
kandi uri muri Yesu uba umeze neza. Ni Yesu. Yesu. N'iyi sura ni ukubera Imana. Agasura dufite no kuberayo. Amen. Haleluya. Amen. Madebo, twishimiye kubana nawe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Gusa hashize igihe kinini cyane tutabona na tubona nuko tuganira tubyifuza, ariko igihe cyatuyoboye uyu munsi. Amen. Turabishimira Imana rero ko muri gahunda z'Imana yari yashyizeho ko uyu munsi tuzaba turi kumwe na Mama Deborah. Amen. Umeze neza rero. Shima Imana. Wari uhugiye muri iki Mama Deborah? Ntabyo nakubwiye ko kuri social media ntajya mpatinda, kuko iyo umuntu atinze imbere y'abantu akora amakosa. Uriya nubona utinze hano ukabona inshuro nyinshi umenye ko hari amakosa menshi bazabona, kuko urane kugaragaza amakosa. Rero hari igihe ngiye mba ntuje, kuko kandi mba mfite n'akandi kazi kenshi, mfite n'umuryango. Iyo utinze imbere y'abantu wakora amakosa, n'ahandi ariho hose uhatinze wakora amakosa. Ubwo impamvu hano turi kujya twumva abantu bakoze amanyanga cyangwa se ukuri kwagiye hanze nuko batinzeho. Birashoboka, ariko ngiye mbivuze kubwo impamvu zanjye bwite, bivuze nkanjye Mama Deborah. Nanjye nahita mbyibaza gutyo. Naragenzuye nsanga iyo turi kujya kubona tubona umuntu umukozi w'Imana uyu munsi, icyo tukajya tumushidikanya bitewe n'ibyo twabonye nuko yatinzeho, cyangwa arasanzwe ariko ameze. Urumva nubwo arasanzwe ariko ameze, ariko yaje hano, sibyo? Arahatinze, ejo aravuze, mu by'ukuri urumva arananiwe. Hari igihe umuntu ananirwa. Rero ikiza no ko umuntu yahatinda, cyangwa ikiza so ko umuntu yahatinda? Kiza ntabwo ari ko umuntu yahatinda. Bivugiye iki impamvu nkwaje gutyo? Katonde dusenge. Turiye gusenga humura. Katonde dusenge nepo. Katonde dusenge Imana ituyobore, kandi tuyobore neza. Yego. Turagushimiye inshuti yabera, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kugira neza kwawe gukomeye. Buntu bwawe ni neza yawe, urizi bwiza bwatubayeho, waraturinze uraturengera. Twabonye imbaraga zawe n'ukuboko kwawe, tuguhaye icyubahiro. Watubereye byose ku buzima bwacu, twara gutabajura dutabara, tugushatse turakubona, twara guhamagarira twita buhabwa icyubahiro. Uramburirwa amaboko mfura nziza, kuko wagize neza. Dusengeye umwanya Mwami Imana, ibyo tugiye gukora byose reka bari biguhesha icyubahiro Mwami. Turasabye kugira ngo ubwami bwawe bwamamare, abarushye baruhuke, abafite ibikomere ubibahoze, kuko ushoboye byose. Ndakwingize ngo ukore abantu ku maso, bamenye iminsi n'ibihe tugezemo Mwami wanjye, kuko ubwoko bwawe burarimbutse kubera kutamenya Imana. Ndakwinginze ukore abantu ku maso. Urakoze kubikore kwibahisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Amen. Abantu baze kwihanganirwa aya magiripe, bagwaraza kwihangana. Ntacyo bitwaye cyane, ariko nuba nta kibazo. Yego. Ijwi riri kugenda neza. Mama Deborah, uri mu bantu twakwinye ikiganiro bitari bike, ariko kandi bigenda bikebura abantu, bigenda bitanga impuguro, ariko kandi rimwe na rimwe ukavuga ko hari n'ibyo Imana yagutumye. Mu byo wagenda kuvuga ati Imana hari ibyo igiye gushyira hanze, cyane cyane mu bantu bari kuza muri uyu murimo bawutoba. Yego. Sibyo bimeze? Yego. Kano kanya tubwira ati iyo utinze imbere y'abantu cyangwa kuri izi kamera, uhatera ikuzo cyangwa urahasebera. Yego. Ndibaje tabase ikiza no ko umuntu yatinda cyangwa se uko yatinda. Impamvu nibaje kino kibazo, tugendeye ku butumwa wagiye utambutsa wowe ubwawe, wavuze ko hari ibyo Imana igiye gutwikurura. Niba atatinda izatwikurura gute, kandi gahunda ariko Imana ariyo gahunda Imana ifite? Nanjye nabivuze, yerega iyo ngiye kuvuga mvugira ngiye mvuga mbwira abo dukorana umwuga umwe. Buriya ikosa nk'umuvugabutumwa iyo utinze ahantu, iyo utinze ahantu byanze bikunze, iyo wakoze ibintu byiza ntubashe kurinda, ko navuze ngo iyo udafite imbuto n'ubundi ntagakiza. Ntihazagira ukubeshya udafite imbuto ntagakiza. Ariko burya icya mbere wasasira agakiza, nibyo twese turaririmba, ariko imbuto zawe. Hanyuma iyo umuvugabutumwa, impamvu nabibonye kuri social media nyimazemo imyaka 5, ariko nabonye nk'umuntu akaza akayimaramo nk'ukwezi, ukareba ibintu akoze ukibaza ukavuga ngo kubera iki? Kuko iyo utunze muri social media inshuro nyinshi ntabwo tuzahuza n'abantu, kandi nta mpamvu zo kugira ngo duhuze n'abantu. Social media naravuze ngo inshuro nyinshi ushatse ukuri ugashaka n'ikinyoma. Ikinyoma nicyo kirimo hano cyane, sibyo? Winjira muri social media, Imana ufite ko yagutumye ndi guhagurukisha, kuko ngenda ndavuga social media ni nziza. Ndi umugabo wamye ko social media ni nziza iyo wabashije kuyikoresha neza. Ni ijambo ry'Imana, cyangwa se ni mikoro Imana yahaye abantu b'Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose isi yose, sibyo? Ariko bigusaba kugira wowe uko ubukoresha.
sibyo niyo mpamvu rero ngiye wamajije ikibazo nambwira ngo kubera icyo udaheruka ngewe rimwe na rimwe hari igihe ntatinda bafite aho nagiye kubwiriza mu nsengero nkanasoma na Bibiliya nanjye ubwanjye nkisengera sibyo navuze ku giti cyanjye ariko gihe nkanjye njye sinjya nkunda gutindana kuko nzi ko ntakorera amakosa ariko ntabwo uzahera kuwa mbere kurinda ugera ku cyumweru uva ahangaha niho unanirwa sibyo n'aya makuru yenda mugahura bakabagira ibyo ukagwa mu mutego niyo mpamvu hari amakosa menshi akora sinkumbaye ko umuntu atakora amakosa ariko natwara ibintu dukora nk'abakozi b'Imana bitari bikuye nk'abera bagabura ibyera by'Imana yego mama Deborah natangiye mvuga ngo uri mu bantu batajya baripfana batajya bemera ko uyu murimo w'Imana utukwa bavugisha ukuri nta nubwo umurimo w'Imana buriya watukwa tewe hari abantu bavuga ngo umurimo w'Imana urasebye buri umuntu niwe wisebye Yesu we ahora ari umugabo ukomeye cyangwa tuvuge utobwa utobwa cyangwa abantu bakaza bakavuga Imana nabi bakavuga Imana bakavutoba kuko nasanze mu bintu uyu mugabo witwa Yesu dukorera nasanze iyo ugize ukuri niyo trufu wabaho ukabaho neza iyo ufite ukuri kandi kuri mu mutima pana mu kanwa yego urakoze cyane mama Deborah rero ndakubwira ngo ndi gushidikanya muri no minsi ndi kubona abakozi b'Imana bose bakaza bavuga Imana bagati twebwe dutumwe n'Imana turabahanuza akaza afite nimba ndabyita ibimenyetso cyangwa ndabyita ibikabyo simbizi ariko ejo gatoya isi kaberekana abantu bari kwibaza bose tuzamenya gute umukozi w'Imana nyawe ko bose bari kuza tugatwara abahanuzi ejo bakatukona bigenza ukundi kuntu bamwe bakavuga ati ntabwo nta nubwo tuzongera kumva uko cyase gukurikira ijambo ry'Imana ku masosho media kubera yuko kubirobanura byatunaniye ibintu wowe ubona ute erega ngiga n'abantu nabo tujye mu nabonye uvuga Imana neza habwira ati we kuvuga ngo ntago uzereka kuri social media ntago ibyo ari ikibazo mu by'ukuri ntawe umuntu azubwenge reka nkubwiye Nepo n'Imana yaduhaye ubwenge utiri ujya no mu mwuka sibyo turi ujya no mu mwuka bira nka mama Deborah mu gihe maze tumuranye nawe hari umuntu wabona ukabona n'umukozi w'Imana cyangwa se umukozi w'Imana n'urugero nguhaye ko mama Deborah ashobora kuza ntitira uko ari umuntu utigiswa na malaria hari n'utigiswa n'uko yanahaze hari n'utigiswa n'umwuka nta wamenye ibitigisa umuntu sibyo nyahunda kubivuga sibyo ko nabonye musengero nkunda kubwiriza mu musengero uko ahishurirwa ukabona umuntu arimo arabyina cyane aho ukabona ni daimon yaje kurangaza no suko arimo abyina ahubwo yatumwe sibyo rero abantu Imana basenga Imana niwo muti nababwira basenge bo kwiringira Imana muri gihe nge natanze urugero sinatanze abandi mu bintu byagiye bimfasha niko nitanga urugero wikiringira mama Deborah yo kuza gukanga agutera ubwoba oya ahubwo iringira Imana ibuka ko umwenda warahera cyane watose twese twigererayo ni byiza umukozi w'Imana yagufasha nkuko natwe twafashijwe n'abandi sibyo ubundi hari ibyiciro bitatu umuntu akwiye kubana nabyo hari icyiciro cya mbere ukwiye kubana nacyo icyiciro cya mbere ukwiye kubana nacyo ni babandi bazagukenera Nepo uko buri hari abantu bazagukenera ikindi cyiciro cya kabiri ukwiye kubana nacyo ni hahandi muri babantu mungana nk'imishinga ufite ukavuga ngo runaka arakora kuri YouTube nanjye ndayikuraho hari icyo namukeneraho n'ikindi cyiciro cya gatatu ni abantu bafite aho bageze bakuruta sibyo ariko ahantu ugomba gutinda cyane ni hahandi muri babandi bafite aho bageze bakakurusha ibitekerezo uko nujya kurahura ibitekerezo uzagira ibitekerezo byagutse sibyo n'ababandi uza kuko numara kuvana ibitekerezo hejuru uzabimanura hasi muri abandi bagukeneye dore amakosa rero turimo tubona barimo bakora dusa nkaho twigize injiji twivugiye nivugiye injiji nge ntabwo navuze abandi duka abakozi abantu Imana yahamagaye ikaguha ikibitsanyo cyayo ikaguhamagara ngo mwana wanjye genda unkorere uvuga ineza wambonanye kuko nakugiriye neza tewo nta muntu Imana idafite aho yakuye ariko akanya gato gusa ngo Efraim yivanze n'amahanga Amerika imvi z'urutarutaro ugasanga umuntu ari ivanze navuze ngo ingendo yundi ravuna gumuko wahamagawe byanze bikunze iyo utabashije kugenda ukwawe ngo umenye uwuriwe ibintu biragupfana Nepo yego sibyo niba mutimo dukura amakosa jewe nza abantu basenze Imana bari mu butayu Nepo Imana ihamagara muri tarebe ku mashuri sibyo upfa kuba gusobanejeje Imana ikubwira ijambo rikomeye kuko ni Imana ivuga tubwira abantu batwumva ni Imana ivuga kandi ni Imana ikora iyo tubibwira abantu ntibaterwa ubwoba ngo nuko abona ibintu ngo ko runaka ngo yakoze ibi yabikoze ariko aracyari 7,000 bitapfukamira Bayali
noneho ugasanga umuntu araje arushye ariko kuko Yesu ari karuhura arakubwira ati nzakugirira neza, nzabana nawe, nzagukoresha, kuko ubu bwami bw'Imana ntabwo hagomba amashuri. Uzakubwira ko imbere y'Imana hagomba amashuri, ni byiza ko warize, utaranize Imana ntabwo izabura umuhanda icamo igutabara. Umuntu wese avuga uko abyumva nyine, ariko nge ndi umugabo guhamya ko Imana itabura ahica gutabara wakoreye Imana neza. Ntabwo ije gutabara, ntabwo ireba amashuri cyangwa imiryango. Niyo mpamvu turimo bakora amakosa bakitesha agaciro, bikagaragara hahandi wari kugera ukaba intambama yuko ari ubwenge bwawe butakugejeje, sibyo? Wari ubibarije iki nangeje ngo abantu barimo barivuvuta ngo kuki kuri YouTube bizagenda bite? Namwe ubwanyu Imana barimanye ubwenge, ni murebe igikwiye gukorwa. Nepo mama Debora ntago aza guteka imitwe imwe kabiri gatatu, tuzamenyera ku mbuto zabo. Niba uhamagaye, dufite abantu abandi babahamagara bakabwira ngo nta internet ifite, nta karita mfite, akayiguha. Yes, yamara kuyigwaho ko nibyo koko umurwayi wa mugani y'umuntu agushaka ntaho, iyo umuntu ababaye nta kintu utamuha kugira ngo yenda gukiza ubwo babare, gusibye ko bakabirato ntabwo abantu aribo bakiza, Imana ni ikiza. Gusenga ni ukwacu, kwizera ni ukwabo, gukora ni ukw'Imana. Ntazagira umuntu kwiyemeraho muri mu buzima, sinye nkunda umuntu wiyemera ku wundi, sibyo? Yego. Aranagujije, ariko mu mwanya mu gitondo arongeye urimo amanyanga cyane, urimo amanyanga, urimo ubugome, urimo ubutindi, urimo utuntu abantu ni Imana nibakore ku maso. Muri iyi minsi mama Debora abantu banze gukora, banze kujya gushaka akazi ngo bakoreshe amaboko yabo, baga kujya gukora imirimo y'amaboko, baza babona ko ahantu hashoboye kuboneka amafaranga mu buryo bworoshye ari kuri social media. Baza bitwaje izina Yesu, baza bitwaje Bibiliya, baza bitwaje ngo iravuze. Kayiko mu by'ukuri si Imana ahubwo banze gukora, bari kuza gushaka kuko babonye ko abantu kuri social media siri tukuba diaspora kubabeshya biroroshye. Abantu bakometsa imitima y'abantu. Kandi ntabwo iyo warebye uburyo bavuga Imana, bari kuri kamera, kuririmba bararirimba, gusenga barasenga, yewe dufite noneho abapasiteri bambara amakora n'imisaraba bataye abagore babo n'abana. Ariko duhindura ibintu tujye dukora ibiganiro by'ingo. Niba twubatse tugomba kuzajya dukora ibiganiro by'ingo, tujye tutayikora nabyo, tujye dukora ibiganiro by'ingo, kuko hari n'imiryango iri kugenda isenyuka. Yes, hari abantu basenya imitima y'abandi. Nibyo nkiriho mama Debora, uyu murimo cyane ndashaka ko tuza gutinda kuri uyu murimo muri gukora cyane, ariko ahanini ntago tugamije kwibasira umuntu runaka cyangwa abantu runaka, ariko tugira ngo tugere n'abantu runaka dukura. Nta nubona nashinzwe ngiye kwibasira, tujyana dukura mu rujo kugira ngo abantu bamenye. Ndakubwira ngo nibamenye ukuri niko kuzabatura. Siko bimeze. Ubundi umuntu urugo rwananiye, kamera ngo kwano waruvuze, ashinga urusengero gute? Urugo rwaramunaniye. Urugo rwaramunaniye? Yego. Ibyo bigusaba ko ubanza ukajya kugenzura, sibyo? Ntabwo abantu bose nka 300 hari aba barimo basa nka barenganye, sibyo? Ariko mu by'ukuri hari igihe ugenzura ugasanga, iyo ugenzura ugasanga ku gipimo cy'abantu baza barira baganya barira cyane cyane ba pasta. Buriya nubwo simbizi uko tubyemera, ariko buriya yewe nshobora kuba nge naburaye bitewe n'icyo ndicyo. Wumvise? Yego. N'umurimo mbana nawo niko babyica, kandi isi kunze ikinyoma ntabwo ikunze ukuri. Buriya ntabwo ubu byemerewe kuyituza ngo werekane intege zawe nkeya, sibyo? Kuko wa muntu wafashije ukagira aho umugeza, iyo yerekanye intege zawe nkeya ugusha benshi. Yego. Buriya n'ibintu Imana igikorera mu ibanga, sibyo? Kabona nka mama Debora yagize mu ntege nkeya, Imana ikasa nkaho yaguhishira cyangwa ikasa nkaho yakora ikintu kugira ngo kitazagusha abandi benshi. Yego. Wanyumvise? Buriya iyo urashwe mundi mu murimo dukora abakozi b'Imana, ngenda umuvuga butumwa, ntago ndi pasiteri, ngo umugabo wanjye ari pasiteri, ariko jewe ntabwo ndi pasiteri. Yes, ariko ntabwo ngewe hari ibyo ntarinerezwa ntabeshya, byayende byo kugira ngo n'igi cyacumi rwose nta murumba njya ngira. Ngiye narya 5 Imana ikabitubura, genda nyurwa nzaho Imana yankuye. Niba yarankuye mu buya ikaba ngejeje hano, nta kibazo ngewe mfite cy'Imana, ngomba gukora Imana neza, izangirira neza. Ubundi ikosa dukora, ngewe ngize ikibazo
mbise Nepo Ndikukumva. ngewe ngize ikibazo ntabwo ikibazo ngomba kuza mu ntere kamera nandi ari kuwo twashakanye ko hari ikibazo twagiranye wumvise ahubwo ngewe kubera ko hari abo mfatanyije umwuga nabo yego ngomba kujyamo nkagira abamfasha kugira ngo bazi baduhuze ibyo byo birashoboka kuko nta wigira yego ariko dore amakosa dukora kubera ko nge mfite izindi nyungu niba twashwanye n'umugabo n'urugero natanze kubera ko nzi ko hari abagabo benshi bahari banafite n'ikofi ndaza nkarira nkavuga agahinda kanjye sibyo haba ari n'ibyo mbeshya ariko kuko nzi ko inyuma yanjye nanjye hari abandi bazanshyigikira nta kibazo ngewe ndi bugire ndumva nkomeye mu minsi yashize reka nkubwire ikibazo nagize kuko dufite ingeso abantu bafite ingeso mbi Nepo hariho ubugome abantu banabyumve bananyumva uzumva ikiganiro abantu bahaguruke basenga Imana babane n'Imana ubane n'Imana wumva ikikubwira ujye uyegera ku buryo na mama Debora Imana imuguhishurira Nepo Imana imuguhishurira wa mukozi w'Imana muvugana Imana imuguhishurira kuko Imana hari ikintu itajya yihanganira ntabwo ijya yihanganira amasega mu ntama wakoreye Imana neza Nepo ukabaho uri umukristo neza ushaka Imana ntabwo Imana yakemera ko mama Debora azaka umutekaho imitwe ngo ryo twabo byanze bikunze Imana ikureka akantu cyangwa akagira akantu kabamo ugahita untahura mu mivugire wanjye wantahura hari ahandi hantu wansanga byanze bikunze Imana ntabwo yakemera yuko ngucoca niba mutubwira abantu ngo nibegere Imana basenge neza haracyariho ibihumbi 7 bitapfukamira Bayali yego haracyariho ibihumbi 7 bitapfukamira Bayali ariko hariho ikintu cyitwa ubugome nta muhwe zisigaye ziriho umuntu arasezerana n'umuntu bagasezerana kuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu aje kubera ibihe atihanganye yageze hirya Nyamirambo yabonye umugore mwiza afite n'amafaranga wa mugani kura ko yanze gukura nk'uko uri mu bivuga wa wundi uno mugore afite kashi wa wundi mubyaranye 3 cyangwa 2 nta kintu afite mwanze kwihanganira ubuzima ntimwasenga kandi mugeze gusenga mu butayu mubona Imana yenda muracyari no mu butayu ariko muzabuvamo kuko mufite icyo mwavuganye n'Imana wagahita aciye ubusama agahita yisangira kwande agahita yisangira ba Debora bazi kurembura neza reka nitangeho urugero sibyo ariko kandi agakomeza kambara kora akomeza kambara karuvati none akaba afite n'abandi bamushigikiye wanyumvise kuko njye nintandukana n'umugabo wanjye nta kibazo mfite barunaka bazansezeranya turimo turabibona wanyumvise nta mategeko abihana kuko abantu barabitagativuje ariko reka tubabwire ngo wabitagatifuza mu isi ijuru ntabwo ari akajagari wabitagatifuza mu isi ariko ijuru sakajagari mu minsi yashize niba ari ikintu ngira ifuhe Nepo nanga umuntu uhemukira undi nanga umuntu ubana n'undi mu butayu ukamuhemukira Nepo ntuzahemuke Nepo njye nifuza ko ubana n'uwo mwashakanye musengane mwihanganirane kandi afite ubwenge nawe ufite ubundi mwumvikane wo kwizamura wo kwishyira hejuru urumva Nepo kugira ngo urenge igishoro nyinshi igiye mbivuga ndengeye abana bacu abana bafite agahinda Nepo ugiye mu bana b'abakozi b'Imana bitwa ngo turabakozi b'Imana ukaza nko mu ngo zacu ugafata nk'abana uri umwana niwe wakubwira ko wabakijwe cyangwa badacishijwe waruvuze mu minsi yashize mpamvu ugiye mbana nabo yenda kikubwira mpamvu ugiye hari igihe ntajya nihanganira amafuti Nepo ibintu bino by'abarokore muri nanjye ndo murokore ariko ibintu by'abarokore kumpeza biragoye by'ibikabyo njya mbona by'ibiki byose hanyuma umupasiteri rero ariko nta wagira icyo ntwara yenda shinganye nta wagira icyo ntwara kandi kuba mvuga ukuri Imana izakumpembera sibyo buryo uzakorera Imana mu gihe Imana igutije igihe ugira ukuri mu murimo w'Imana Imana inakureye vuga ati sawa umvugiye neza sibyo nunagenda igihe kigeze cy'ururembo winjira mu rurembo rwera Yesu azavuga ati nukuri ngwino nguha imirimo myiza kuko no mu kugira ibyo uvuga usenya ni imirimo myiza ngo nubwira umuntu ngo nutabwira umuntu icyaha ninge bizabigizeho urubanza ariko nubwira umuntu ko azapfa niba yanze kwihana nta mporo y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga two kubeshya abantu ko gutagatifuza ibintu bidahari two guhesha umugisha abantu badahari Nepo uzi ko abantu bajya gusezerana ngo babahesheje umugisha nta mugisha uhari ariko Nepo reka nkubwize ukuri usibye ibi byo twigira wajya naza gupfukama ngo umesheje umugisha ntaye abana n'umugore hariya n'umugabo nguje kumesha umugisha wuheze umwene wacu bavuze ngo warasenze hari umwene wacu n'uvuze ngo warasenze uburiki
sibyo warasenze uburi iki njya mvuga ngo intambara utagizemo uruhare nepo ujye uzireka Yesu azazirwana sibyo njye shobora kubana nawe nkakunanira nkakora ibyo numva ashaka ariko wowe ugakora inshingano zawe ugize gute ushaka Messi yashize nagize ifuhe ari naho Imana icyo gihe ariko Imana yarahise nampemba yaranampembye pe mbona umupaseri mbona bamusezeranyije ariko sha ibintu mutagatifuza ibintu mwicara mukicara bakica dufite abantu pasiteri ninde baba mu bimina ntawe ndi ni benshi sese benshi basezeranya abandi bazi ko bateye abagore babo tujye tureka kubeshya abantu baravuze ngo mbere yuko ijambo riravuga ngo mbere yo kujya gutanga ituro mvise nepo no kujya gutanga ituro banza ugende wikiranure na mugenzi wawe sibyo mu gihe urimo mwikiranure mu gihe uzajya kuvuga ubutumwa ngiye mugenzi aza kuvuga ubutumwa hano mu Madebora nabaye kasha ntacyo bizabimaze nta n'imbuto nta n'umusaruro nge nzabona nzabira ibyunzwe ariko nta musaruro nzabona mu gihe ngewe ntahagaze neza ngo nerere imbuto umuryango wanjye two kubeshya abantu sibyo mu gihe uzaba uri pasi ugahagarara ku ruhimbi umugore wawe ari inyuma hariya wamusuzuguye cyangwa se agasigara n'umubano utamuhaye agaciro ntacyo ukorera reka tuberurire mu gihe Imana izaguha umugisha tujya tubibona hari igihe nzatanga ubuhamya tukagira abakozi b'Imana baha agaciro abandi ntibaha agaciro abo bubakanye ntacyo bizakumarira wibuke ko umunsi umwe urimo ugenda uri musamba yenda cyangwa sinzi uko babimeze iryo jambo nkoresheje yenda tuvuge mu minota ya nyuma yawe umunota wa nyuma wawe w'ubuzima nta wundi uzagufata usibye wa mugore mwasezeranye wimwangira kubera ibihe dufite abantu banza abandi kubera ibihe umuntu umubwiye ko asa neza yasa neza umubwiye ko ashoboye yashobora two kubeshyana abantu bongeye basuye ku gicaniro bihane mbona akantu karasitiriye bamusezeranyije bamusezeranye n'umugabo cyangwa n'umugore yari umugore urumva abapasiteri bamusezeranyije ari bo po kutubeshya banza ukiranuke ubanza ukizwe neza ubanza usenge wijya gutanga amahoro ntayo ufite utayahaye abantu pasiteri ninde oya ntago turi umuvuga hashize iminsi ariko tuvuge ngo hariho abashumba bagifite Imana kuko niyo impamvu tubivuzaho barimo barakomeretswa n'abantu babashumbye kandi bitari byo urumva hanyuma noneho kose kuki ibi bintu nabivuze kandi washotoye oya byari ngombwa ubwo niko ndangije dufite abantu batagatifuje ibintu ndamuhamagara ndamubwira uriya muntu uramuzi nasezeranyije arambwira ngo turamuzi ngo nese yababwiye ko ataye umugore n'abana ngo yango atubwe ko nyine ngo batandukanye nese uzi ko batandukanyijwe n'iki urumva ntacyo yari afite cyo kunsobanurira ko gengera ifu nanga umuntu uhemukira undi rwose menye kuri umuntu igiyewe ntago nge mbizi n'umuntu wahemukiye undi uko niko kuri mu murimo w'Imana ndakureka nkakorera gakora gahunda zawe ariko sinakubera inkoma amashyi ngo ngukomere nzi ko ataye abana nzi neza yuko ngo harigiye gushaka ngo umugore hari umuntu wabivuze ngo harigiye gushaka umugore Imana itavuze bikagakubwira ngo gera mutandukanye ibyo by'Imana bitavuze ntago mbizi ibyo bintu rabi no kandi ari umuvuga ibyo ngewe ntago nabihamiriza ntago nabihamiriza buri cyambere mwabyara cyangwa mwana banye nta bintu bitaba byiza wabigize byiza ibyo byo ntago nzajya kubeshya abantu ngo mbebeshye ngo Imana ngiye niyo umuntu aje kumbwira ngo ibintu byacitse kora ko numva Yesu ukora kuko namubonye sinkubwira ngo ibintu byandahura ni uyu munsi nibwo bitameze neza ariko bijo bizamera neza sibyo ariko sinkubwira simpita nkurera ngo byanze ubwo ni ikirere cyanyegewe nkoreramo nkanjye mama Debora kuko Imana narayibonye hanyuma abahamagaye urumva n'intambara ninjiyemo ariko zitagiye icyo zegeze intwara niba nge nkorera umurimo w'Imana unezeza Imana nta cyatuma itanezeza ibi byo kuvuga ngo barabajyana muri ribu n'ibiki byose nakura muri rya jambo rivuga ngo Zaburi ya 91 uba mu rwisho rwisumba byose asaga mu gisho cyishora byose amuzo kurirwa duhangana gutese jewe Imana nkorera inyembaraga irashoboye kuntwikira irashoboye kundwanira intambara kuko niba ndi mu nyugo Imana ikaboneka avuga ati Imana yabonye Daniel kuntu yamujugunye mu rwo rw'intera avuga ati Daniel uramvuze ndanezerwa urirahiriye wemeye kujya mu rwobo kubera ngewe nawe ndakurengera hari ikintu Imana rero gituma Imana ikurengera iyo wavuze ushize amanga ndamuhamagara numva ngize ife ndavuga ni kwera ataye abana n'umugore kuko yabonye inzobe
uko yenda yabonye ucuza Kimironko cyangwa n'ahandi ko yabonye ufite 600 n'ahandi akanya amafaranga mu gitondo urayabona cyangwa nyuma se mu gitondo wakira nyuma se ukayabona ashaka ko yahise ahamagara undi ahita amuhamagara mbwa ati Madebra tubwiye gutya na gutya rero ntiyigeze ampamagara ahubwo ahamagara umutware wanjye ubwo ati jewe hari icyo mpfa nawe ntacyo dupfa umva umugabo ntabyo yarazi wanjye nubwo se byagenze bite ati cyo umugore we kugira ngo amvuge aneze ba pasteur bandi ramvuze ngo nasezeranye n'undi mugore hari icyo bimurebaho tamubwa urimo navuga ndimo ndakumva kuburi umushumba utanga amahoro hata batakira ari muvugane arambye ngumva mama ngo niduhura shaho dufite abantu batakijijwe nepo dufite abantu bamama bakiraje bakura ibitutsi mu kabati babitse mu kabati hanyuma ngo niduhura ariko ubwo nandi nimo nitegura kujya ku rusengero ndabona ngiye gutega moto duhurire ku mavaze ko ngiye nsengera ikinyenyi tureye ku mavaze ubari hure turebe koko hari cyo bantwara akumva ko nimpagaze muno turiteye Imana yego kubera iki agize kamere agize umujinya kuri akwazi kwibyo yagize gute wabimubwiye umuvumbuye rero dufite abantu batigeze bakizwa dufite abantu binje muno muri mu bitwaje dufite abantu iyo ngeze ngaho mbwira abana b'abakobwa mube maso abana b'abakobwa babe maso abadamu babe maso barinjiriwe hari igihe umuntu aza kugira ngo akwangirize ubuzima nta kintu azakumarira azagutera agahinda kiteka umwemere gutandukana nta mpamvu zo kugira ngo umuntu agutera umuruho witeka aza kurya utwawe narangiza agende banzu baza Imana tindana n'Imana nutindana nayo izakugirira neza tinda muri urwo rugo rwawe umenye umwanzi haturuka kugira ngo arwinjirire tindana n'Imana nta muntu ushobora gutindana n'Imana nepo wazagira icyaha naza yakwizitse gutyo yakubira umutwe ntimuzatandukana se ntimuzatandukana Gute? hari bitwaye kugira ngo muhana amahoro gute se gute nari nakubwiye ngo tandukana turimo turabwira utarahura n'ibyo bikomere ntabwo turimo tubwire n'uwahuye nabyo akomere ariko muri uyu murimo impamvu twabivuze niko umuntu wese araza akititiza ngo Yesu yavuze atavuze nepo uzi ko tugeze ku rwego abantu babeshyera Imana ngo yavuze itavuze Imana bayigize base wabo uzi ko turebye abantu noneho rero intandaro ya divorce sasa ubwo ntago nabitondeka byose ku murongo ngo bivemo intandaro nyamukuru ya divorce nibwo naje gufata urugendo njya Kanyarira gusenga nihana icyaha kivuga ngo Uwiteka umbabarire ko ari ngiye waborotse inzira zose wagombaga kunyuramo umburira niho rero nahanuriwe n'umwana w'imyaka 16 ko nirwaniriye rwose manika amaboko icyo gihe nari kumwe n'abantu ntari buvuga amazina bitewe n'icyubahiro cyabo buriya Kanyarira n'umusozi ugendwa nkuramo impeta nyirambika kwibuye ku rutare ndaburana ndavuga ngo Mana mu nda ya mama ninjye waguhesheje ikuzo n'iki gitumye nseba kuri uru rwego ibyambayeho mbere ntibyari bihagije aho rero nari mfukamye niho uwo mwana w'umukobwa yansanze nterura impeta ndataha ariko iyo mpeta nyiburana ntabwo ariyo niyo nacyuye mu rugo narayitahanye ndabyibuka ahubwo Imana irambwira ndi Kanyarira ngo nudahungura apfa ukibaza umuntu arimo aravuga Imana ngo arahanure se udahanuye ngo wagize ngo watarwa kuko wahanuye no ubwenge bwawe n'ibitekerezo byawe byagutse byagutabara n'Imana yawe ukamenya uko ikora byagutabara ntabwo ari ngombwa kuvuga indimi ntabwo ari ngombwa ko uvuga ngo jewe undi akazi kanjye ngakorera mu gikari kuko turagira ngo dusane bino akazi kanjye ngakorera mu gikari nkubonye ndaguhamagara nkakubwira hari igihe tujya dushwana n'abamurarume bano bana bahungu hari igihe tujya duhura nkabwa ntibiki byose nyina agahita yizamura nkabwa ntako muri mu wanjye ndawukoze ko sinakwihanganira mbona ibyo uri mukora kone niho waba uri uwo vuka muntu Bibiliya avuga ngo usanga umuntu umuhugure iyo umuhuguye ukabona arakomeje kumushyira kwa ntabwo byemerewe oya nge ntabwo mbyemerewe gihe cyo ngoma gukora ndagikoze ariko kujya kuri uzi wahugura umuntu gutene kuko abantu basaze nyine umunye ibintu bitari byiza
uramusanze jewe akazi nkushinga gukora ndamusanga akazi nako kurirwa njye kuvuga umuntu karubanda ntago ugenganya ubwenge nawe arantesha umwanya kandi kuko icyo narangije gukora naragikoze kandi ngiye ntago ndi muri babandi bicara ahantu bicara bagasangira fanta cyangwa nibindi ko tuje niko mudufata iyo uje wiyubashye barakubaha iyo uje wishujuguje uvuga bavuga irije nyine irije uvuga barakureka siko bimeze nepo tubivuze nk'abakristo turi hano ku umusaraba TV ni urubuga rw'abakristo barakureka ukavuga rero giye ntago ndi wa muntu witesha agaciro bavugirije hari abantu bitesha agaciro nepo hari umuntu ubona ukabona yari kuza w'umumara ariko ariyishe ni ubwenge bw'amafaranga ibihumbi 5 babigwe uzacare kuri kamera usebye umuntu 5 ufite inshuti zabiguha ariko njye ntekeza ko yenda nuko baba batana abana ariko iyo ubana n'umuntu iyo urinze ubusugire bwawe bw'agakiza kawe byanze bikunze ushobora gutinda mu muhamagaro ntubyara umusaruro ariko iyo utinzemo umusaruro uraboneka Imana ibana nawe abantu abahungu bazi gutegura neza bashaka kuza mu muhamagaro kandi batagamije kandi uko byenda kose ngiye kujyayo ndakora ibiganiro bibiri birabyinjiza umusaruro yego akaza kamanza gategura inkuru akamaza akaza akatubwira ubuhamya bwe yego akatubwira ko yababaye ari umuntu w'indushye yaho ngaho bakabeshyira abagore n'abagabo bakaza bakabeshyira abana ariko shane poreka mbwizo kuri mu bintu Imana izahana nukuri niba nagize n'umuntu wimuha wisenya umuntu mwabyaranye wimuvuga nabi niba mwunashwanye ni mubifura sibyo nepo buriya hari ikintu twibaza buriya ku bantu cyane cyane bashakanye buriya iyo umwapfuye yagiye cyagiye isanduku irimo imanuka ijya mu mva urimo mumanura burya urupfungo ruza ku muntu ushaka kuza nk'uko yenda nk'umugabo wanjye yewe ndamutse nge mpfuye kwa kundi barimo wamanura buriya urupfu umugabo wanjye yarwumva kuko naba ngiye ariko biragatsindwe n'Imana kuba iherezo ry'ubuzima rirangiye ugasigara wibaza ngo ngiye ngo nandaritse runaka wamwihoreye cecekere Yesu azaguhoza amarira ariko kuza umuvuga ko shomete umwangije ngiye nabonye no kugira ngo abantu bagabo baza kuvuga abagore babo no kugira ngo bishakire abandi bagabo bihangane mbivuge rwose bihangane twaciye hano kuko hari igihe baza bakabeshyira barabakubise babarishije iki babagize gutya bababeshyira ahubwo warebe ubivuga n'imico ye n'uburere bwe n'ikinyabupfura cye ukavuga ati no mugore yari yarushye hako yabivuga igihe tubona ko yararenganye tutaramenya uko tutaramenya none se sha uko wabibwirwa n'umwuka w'Imana ariko nshima Yesu ko bitajya bitinda shimye umwami w'abami naza nkigira mwiza naza nkigira nde hari kugiye kirekire ngo urabikora nka kwihorera ngo ari ku munsi umwe ngo nzagushyira ku karubanda bakubone tuza tubeshye tukajya ku makamera tubeshye ari ku munsi umwe gato gusa kajya kerekana umuntu wari we rero niba dufite abagabo ahangaha bafite umururumba n'inda nini bishakira abagore bagezwe bishakira inzobe bataye abana babo barahari bataye abagore babo ariko amarira azabakurikirana ko mbona bataruka bose bashaka bazenguruka urumva nta kibazo gihari nibakazanye n'abagore nabo niba hari ababikora ibyo n'akazi kabo ariko tubabwire ngo ntago bazihangana shuti yanjye two kubeshyana ko kwinkoma amashyi ngo turengere umuntu kubera ko ngewe nanjye nabisama kubera ko ngewe nyine ne pari pasteur nawe ukaba pasteur kandi twese twaba duhunjije amafuti uzansezeranya kuko nabonye runaka ko mwese muri nzagenda nkarya nkakaraba nkamera neza ariko mwabagore mwe mwabakobwa mwe mwamenye ubwenge koko niba wariza ya ukigerika ukaburangije umutipa gutetseho imitwate kuko ngo ratitira wasenza amaso y'umwuka noneho dore ikindi kibazo dufite ikibazo umuntu yambwiye ejo bundi ngo hari umugore nawe abagore nabo basigaye batabagabo babo nk'umuntu akaza ati mami ndashaka kusengera nk'umuhungu yirangije rikara cyane mutoya araje gusa umusengera yenda yibonera akazi ugahita uvuga ati kumuroza roga bikemera ngewe uyu muhungu wamusengera ko yize amashuri nanjye ko ndi umuhanuzi tukaza bariho tubana uhara abagabo nabo bavuye mu ngo zabo dufite amakuru ariko reka tubabwire ngo byose ni ukuri Imana ntabwo izihangana pe ntabwo Imana izihangana oya n'abasigaye bazi ubwenge erega ntabwo ari uko bari babuze ubwenge nta nubwo ariko batigize bavuga ati n'abakozi b'Imana tubafashe tubashigikire erega ari ukuntu umuntu azayiriza ukana umuntu azayiriza ati umugabo yarantaye umugore yarantaye byagenze gutya
njye harabonzi yarabonzi nkabona rwose umuntu yagize kuri kamera harabonzi nabonye n'abagabo bari mu nzira rwose basigaye bavuga ngo nkibaza nkavuga si runaka umugore yatandukanye n'umukunzi ko umugore we atuje aho kubera ko urugo ubundi urugo ni ukuruvugiramo nepo none hari abantu bashaka ko urugo udashobora kuruvugiramo uri umugore sibyo kubera ko twahuye n'ibirara kuri social media hanga hari ibirara twinjira tukinjira mu magurupe tugahurira ahantu tukarya tukanywa umuntu akaba yarataye urugo rwe agahura n'undi nawe ururimo azamwigisha ya mico kuko umuntu avuga ngo mbwira uwo mugendana nkubwira uriwe nugenda n'umusambanyi uzaba umusambanyi nugenda n'umusinzi uzaba umusinzi nugenda n'umunyamanyanga uzagira amanyanga ariko birambwira ngo mwene nkaho batera umugongo nta cyaha uzaba ukoze ko biri ariko bivuga sibyo dufite abagabo bataye ingo zabo kubera ko bagiye mu bigari urumva bakavuga ati wowe uva muri ibisha yewe mfite umugore aba muri Canada bose baratwica noneho nta kibazo twara nta n'icyo banadutwara twe nta kibazo banadutwara ariko turagira ngo tubabwire ko twabimenye sibyo bikomeza kwica abantu aba muri Canada tuba muri Canada aba muri Canada wamwakira ukamufata none kuko afite umugore ndiracyari mu butayu mu buzima urumva hari n'abagore bari hanze bari mu gikari bashyize mu gikari bafite agenda n'umubabaro biyanze bibaza ati uyu ni umugabo wanjye usenga ukora ibi noneho akagenda agarengwa n'agahinda akabona umuntu umuhumuriza kubera nta muntu wihihumure arihabwa n'abandi noneho akavuga ati ariko uzikora akavuga ati singeze kuri iki ngiye mfite imodoka kisi nambaye ikote ryiza bese akamwumvisha none ubwonko akabukoropa umugabo akabikira cyangwa n'umugore akabikira navuze ku mpande zombi noneho ukaba wamubwira ati se runaka twubakanye ko bimeze gutya akazamura umutwe ushaka kubwira umugore akashira isoni n'umugabo naka batumva ko umugiriye inama aho niho rero urugo ruvamo akajya gukodesha turabafite bataye ingo zabo n'abana bajya kwikodeshereza baza birirwa barira ngo abagabo babo ari abataye kureki kubera ko umugore yakubwiye kuki ukora iki kandi njye nishingano zanjye zo kubwira umugabo wanjye nawe nishingano zo kumbwira ikitagenda nkakigenda siko nawe wubatse se ariko kubera ko adashaka kumubwira kubera ko bamukuropye ubwonko kubera ko yabonye runaka Josiane impamvu muvuze ni umuvuga butumwa ni mugenzi wanjye mwana muri iki kiganiro namuvuze ntazanyatake noneho ugasanga kuko yagendanye na Madebora warangije kuba indindagire Josiane yari muzima ugasanga nawe ibitekerezo ndayimukuropye mateko wakigana Mama Debora ntafite abagabo urugero natanze ariko nge ntabwo mfite umwe gutinyane kwata hanyuma nkamukuru nkamubwira ni mwana ureba wowe uracyambara London wowe uracyafite telefoni ya gatoroshi nturindira igihe cyawe kandi Imana yavuze ngo ni ukuri nkorera nzagutabara ariko kuko ushatse guciye usamo ndaza mpite niriza neza kuko nananiranye birangire niyo mpamvu turimo tubonera n'abantu baza bibeshya mw'abakobwa mwe mw'ababyeyi mwe mw'abantu mwe mube maso hari amabandi hano mu murimo w'Imana mube maso yigutesha umwanya yataye umugore hirya no hino ataye batatu ataye bane ataye batanu ugiye kwikorera umutwaro nawe ntabwo uzamushobora ba maso utindane n'Imana ikugirire neza yego hanyuma nkaba umutinda wokoze ndabiciye gahunda zabo kadusomera ijambo ijambo yavuga ngo kugarukira Imana niko kudukiza Uwiteka Imana uwera wa Isirayeli yavuze iti nimugaruka mugatuza muzakizwa mwituze no mu byiringiro nimo muzaherwa imbaraga ariko mwaranze mwituze no mu byiringiro niho umuntu ajya akizwa tubwire abantu bo kugenda nk'abadafite Imana tubwire abantu bakizwe neza batunga amaso y'umwuka wavuga ngo amaso y'umwuka ngo umuntu yatunga gute uko ugenda wegera Imana ushaka Imana igitondo ukayishaka ikigoroba ukayishaka hanyuma ukikonegita n'abantu bashaka Imana Yesu ashimwe cyane niba njya mbwira abamama hambwe ngo ni wikonegita n'umumama ushaka Imana ntakubwire ko ikintu kidashoboka ntabwo tuvuze ko turi amarayika ku isi ntabwo mvuze ko ndi marayika mu rugo rwanjye ntabwo ndi we ariko ni konegita nawe wundi ufite amavuta wihanganiye ubukene akaza kubigeraho wihanganye agasinya akavuga ati reka nihangane imiryango ni numva byagenze gutya bizagera gute kwikonegita ku mavuta pana ku bisambo biri hano hanze aha
pana kuba afite umururumba. Dufite abantu bafite umururumba batanyurwa, baza bakipfusha nawe bakiginishije kandi atarinjiza. Imana yarabahaye ubuzima, ariko nikonegita ku mugore wasenze Imana, uzubaka, uzihangana, uzamenya kurira urugo rwawe. Ariko hari uzagenda nikonegita kukurerembuza, azakurerembuza wisetse igihe gidasetse. Tangire twari tuzi ko wamuganira umurokore urazamuye, tugerega hari n'abantu batuvuga ibiri byo nepo, kavuga ati ko runaka yahindutse. Kwa Madebora twari tuzi ko ameze kuriya ko yahindutse. Waho nyaha buri ikintu kizakwereka umurokore, numwegera ukamuhugura, ikizakwereka ko akijijwe niko azumva. Ariko ikindi azahubwira ati ntabwo ariwe wampamagaye. Ariko niwikonegita n'umuntu usenga Imana, ukikonegita n'umunyamavuta, uzagira amavuta. Yego. Hari ijambo nasomye kuri uriya mudamu witwa Debora mu Bacamanza ibice 5. Ngo Debora yarwanye na Sisera aramutsinda. Yaramaze imyaka 20. Uyu mwami yarigize nabi, igihugu yarakizengereje. Ariko ngo Debora ngo akamusiga igiti cy'umukindo ngo irama. Ngo agahora ashaka Imana, asenga Imana, umwanya wari wo gushaka Imana. Ntabwo ro kuri mu mazimwe, ntabwo ro gutekinika. Nge navuze Imana neza, nepo nta kimana itama. Yamagurukirije umwana ntabwo areka kutangirira neza. Mbonye umuntu uzanyigisha ingendo, ntabwo giye nabana nawe. Uzanyigisha guteka imitwe, sinabana nawe. Yego. Urumva? Tudahuye ngumpa ibitekerezo bigari bizima bizangiza kuri vision nziza yagutse. Nzasenga nkumva ko umwana wanjye aziga amashuri ntigeze niga, kwirirwa umbwira. Hari yenye ntambuka mu gitondo ndimo senga hano mutabi ko nk'abagore nka6 barimo ngo sengira amasengesho y'imisi 5 ngo bonye Delira. Ntabwo giye tugeze mari cya Delira kumva ngo Delira ngo ku mugabo wawe. Abagore barakarara bakubitwa imihini, barara mu matelefoni y'abagabo ngo babareba, nashaka muheke ku mutwe, undi ku mugongo, undi ku maguru. Ntabwo connection ndi mariyo njya mbibona, ntabwo ari giye babihanuriye. Aguka mu bitekerezo uzagera kure. Ntabwo Imana yakuremeye kugarukira hasi, yakuremeye kuzamuka. Yavuze ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo ngo tuyigenderemo. Mama Debora nemerewe Imana ko igomba gufungura imiryango yose, nkajya ku isi yose, hari ibyo shaka, nkambara neza. Kubeki niba ndimo neza izabingezaho. Shaka kuba ntarize menshi ariko nkabona wize menshi. Shaka kuba n'amafaranga menshi mfite ariko mfite amavuta, azampuza n'ufite amafaranga yame. Ariko natetse imitwe azankunda kuko ndi mw'Imana. Rero abantu bagira ibitekerezo byagutse, ntamuzo kuza ngo wabonye message inshuro nyinshi rakira mama ngo wabaraye babakubitagwe nko wese ndagusengera iki koko. Ndagusenya kuko wabonye imiti mitogota muri telefone. Hari n'igihe tubeshya abantu gengaruka no munyabwenge ntagiye no mu mwuka, nagusengera iki. Nazongera kumukubita Gute kandi kimukubiterwa muri telefone. Gatujye duhugura abantu. Habonera ntabwo njya mu mwuka cyane, niyo naje no mu rugo rwanye tukagana cyangwa nashaka turanza tukanaganira, pana no kukujyana mu mwuka utazi n'umwuka nkujyanyemo, pana kukuvuga mu ndimi utazi n'indimi nkuvuzemo. Sibyo? Ngo ngengo nabonye ngo umugabo ngo wamweje imiti mitogota, ngo nabonye yakundanye ngo na Mama Debora basunikanye udufoto. Ntabwo yerekwa warigira ngo uzatunga abana wabyaye. Amavuta ufite kuko ufite umunyamavuta muri kumwe abahantu zakoze Imana. Ibyo birengaho ugasuzugura Satani n'abadayimoni, ugakomeza urugendo pakugeze aho ukwiye kugera. Niyo mpamvu usanga gasanga umuntu asenze imyaka 3-5 n'umurokore yibitse amasezerano baramuhanurira, ariko agize gute? Arahora azenguruka mu buryo bw'umwuka ntakuze, no mu buryo bw'umubiri ntakuze. Rero icyo navuga ngo nibasenge bashaka Imana, ariko ngo Debora tunga amavuta. Avuga ati gereka nsenge. Ikindi nongere mbwira abantu, niba uzi kutamagana n'Imana ajya gucuruza, ko niko kuri kushoka cyangwa gukora ibiyete wikirirwa ubeshya. Iki kibuga cyawe tubiza kugikiniramo rwose, nguze kukibeshyamo, ntago uzabeshya ngo bifatike birye. Mugiye kubona abantu bagiye gusara, mugiye kubona abantu bagiye guhura n'ibibazo bikomeye, mugiye kubona n'abantu biganye ingendo yundi, n'ukuri ibintu bigiye gucanga abantu. Urumva Mama Debora niwe naraje kuri YouTube njya guteka imitwe ngo ndengo nkubeshye ngo ngaho ngo ngiye ku musozi ngo ngiye kuzanira amazi, none hari n'abasaga basege bayategera indege kagikanombo ni byinshi. Iyo ni imitwe. Niba abanyamasengesho basenga tunga amavuta, amavuta azakwambutsa umupaka, amavuta uzatumurya,
amavuta azatuma abana bawe biga, ariko niba waraje guhimba inkuru ukaza kubeshya, bwira inshuti zawe uzisaba umusada ubwo ati genda inshuti kandi ijya mu Madiba niko nabayeho. Jewe mbonye ibintu hari ibintu bitagenda muzima sinjya nirarira ko nigeze gurana n'intambara nyinshi ariko jewe ngira inshuti njya kwaka ibitekerezo kugira ngo nkwake n'ibihumbi 2 wampe igitekerezo kizangeza ahandi hantu kandi nakwatse igitekerezo wabona ko nshoboye n'ibindi byose wabimparira. Rero tureke kwirirwa duteka imitwe tubeshya igihe cyo kubeshya cyararangiye, igihe cyo guteka imitwe cyararangiye. Iki ni igihe hagiye kurya wasenze, mbivugisha ukuri. Iki ni igihe hagiye kugaragara niba ukoreye Imana cyangwa utayikorera. Yego, sibyo? Tubwira abantu bakure, niba byutse mu gitondo ujya gusenga ntabwo uri kurirwa baguheka amapyisi ngo senga amasengesho y'imisi 90 umugabo aragutaye, ntabwo gahunda ari ugutaka umugabo. Ni waguka ibitekerezo ibindi byose ntambara utagizemo uruhare, Yesu azazikurwanira. Tujye gusenga Imana, twavuze ibintu byinshi. Dusoze abantu nibakorera Imana ntacyo bazaburana Imana byose bifite mu kiganza cyayo, ariko bareke guteka imitwe no reka guteka imitwe rwose no kubeshyera Imana. Tumva ariyo nama twagira abantu muri iyi minsi, bareke guteka Imana. Yesu aravuze ngo mwizeye Imana nje munyizere. Akantu gatoyo umuntu aravunika agatsikira akantu gato kuri kamera ako kuko munisuzuguza iki niba ukorera Imana ufite inshuti zawe. Ngiye mu Debora nkorera Imana afite inshuti zanjye ugeze ngo ugende pona kugira ngo nzanire kamera ngo ntabaze akantu gato cyane gato. Okay, hari ubutabazi babukenewe amaboko yose y'igihugu y'Abanyarwanda, sibyo? Ingeso nayo ngiye kuragiza tutanayivuzeho. Hari ukuntu mwikisuzuguza, hari ukuntu ushobora kugira ikibazo igihugu cyose kikagukenera nk'umunyarwanda, ukaba warwaye kandi ubushobozi buragusaba ikintu cyinshi cy'amaboko, kandi kuko nibyo nkakubwira ngo ngwino nkorera ubutabazi, ibyo birashoboka. Ariko ufite mituweli, uratsikiye, wikase n'icyuma, katurangiza ikiganiro. Izo ngeso bazireke kabisa. Izo ngeso bazireke, ntabwo turasenga. Izo ngeso bazireke, turasenga ngo ukitewe ucomokora kabisa. Hari ibintu by'imitwe muteka imitwe rwose, ni mubireke pe. Niba uri umuvuga butumwa ugize ikibazo, hamagara abavuga butumwa bagenzi bawe bagikemure. Sibyo? Tagiye kuri kamera rwose ngo wirirwe ujya gutesha abantu agaciro. Rega buryo bavuze umuvuga butumwa nawe bakagira ngo dore babanyamitwe. Ngo dore ni babanyamitwe. Abakozi Imana mwese mwabaye abanyamitwe. Mwakoze Imana ibaho umugisha, ariko ndi umwana mwiza batabona ko byagenze kuri yako genda umwana mwiza, Imana ibaho umugisha. Ajya ngo nagushaka urumva nasengesho wasenga. Narangije kandi ndabizi neza ko bigenze neza. Murakoze cyane abari duteze amatwi muri kino kiganiro. Nende kumwe na Mama Debora, kuri kuvuga itagera neza, tugira n'inama abakozi Imana ko bagomba kwitwara. Babireke rwose. Ibiganiro byacu ni ku Musaraba TV, nakagaruka tuzasubira. Amen. Mama Debora nawe ko atajya aripfana ukuri akukubwira aho ngaho, ariko ntago nanone bivuga muri discipline. Murakoze cyane Mama Debora, turagushimiye. Murakoze cyane.